Mwiriwe neza abakunzi ba Ngenzi Show, turabashuhuje. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ni Christine Uwimana ubasuhuza. Ndagarutse rero kugira ngo twigane ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turaribona mu Rwandiko rwa Petero ibice bitatu, umurongo wa munani. Reka tutaratangira kureba muri iryo jambo ry'Imana, reka tubanze twiragize Imana. Turagushimiye Uwiteka Mana nziza, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ukuntu twitaho ku manywa na nijoro. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Aka kanya keza rero tubonye, twagiriwe amahirwe y'uko uyu munsi twongerewe umunsi wo kurama. Ni ukuri turabigushimiye, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Mwami Yesu rero ngwino ubane natwe mu kiganiro, kandi ijambo ryawe tugiye kwiga ndakwinginze nyagora ku ngoma, kugira ngo rihindure imitima yacu. Ubwo ugiye kugaruka tuzabane nawe. Aka kanya keza rero dusabiye abarwayi, hari abari kwa muganga, hari abari mu moga iwabo. Abo bose Mwami urabizi uburyo bababara. Njyewe uri hano ntabwo namenya uburyo bari kubabara, ariko barahari kandi bababara. Ni ukuri warambikeho ibiganza byawe bikiza, kandi turizera neza nk'uko wakizaga kera ko n'ubu gikiza. Tukweretse rero ababoshye ku bw'ibyaha byabo, bari mu mazu y'imbohe, hari n'abarengana. Abo bose buri umwe wese waze kwifuza kwe. Tukweretse n'abashonje. Mwami Yesu, turi ku isi y'ibibazo byinshi, y'ibiza bitandukanye, intambara. Ni ukuri Mwami Yesu ndakwinginze kugira ngo buri muntu wese ukeneye ubutabazi bwawe akubone. Umwanya mwiza rero ngwino ubane natwe muri byose, tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu, amen. Aha kanya tugiye kuganira ku bigendanye n'urukundo. Ese bene data, iyo murebye mubona iminsi turimo iri kugaragaza ko hakirimo urukundo? Ngewe ndavuga ngo nta gushidikanya urukundo rurahari, kuko tubona bene data batugirira neza, tubona abantu bafite urukundo bagenda bafasha abandi hirya no hino, turabibona. Niyo mpamvu rero tutavuga ngo nta rukundo ruhari. Urukundo rurahari, ahubwo navuga ngo buri muntu wese ku giti cye yisuzume, arebe niba muri we koko urukundo akirufite. Ni ukuri ijambo ry'Imana niryo tujye kureba kugira ngo ritubwire ese ni iki dukwiriye gukora kugira ngo tubeho turi abanyarukundo, kandi urukundo dufite ruzagira umusaruro, kandi urukundo dufite Imana yo mu ijuru izanabiduhembere yuko n'urwo rukundo twarugize. Reka turebe mu ijambo ry'Imana. Tugiye kureba mu Rwandiko rwa Petero ibice bitatu, umurongo wa munani. Hari titiri ivuga ngo urukundo rwa kivandimwe no kwihanganira akarengane. Nibyo dukwiriye kumenya, gusobanukirwa neza urukundo rwa kivandimwe. Urukundo rwa kivandimwe ni urukundo, ni rwa rukundo nawe ubwawe wikunda. Niba udashobora kugira ikibi wakikorera, birasaba ngo na mugenzi wawe ntumukorere icyo kibi udashobora kwikorera nawe. Rero urukundo, ntabwo twapfa kugira urukundo gutya gusa tudafite nyir'urukundo, tudafite rukundo. Urukundo uwo nguwo nta wundi ni Kristo Yesu. Turasabwa rero kugira urukundo mu mibereho yacu, natwe kugira ngo tubashe kugira urukundo. Reka dusome aya magambo. Aya magambo nyasoma mu by'ukuri yaramfashije cyane, yanyibukije nyine yuko dukwiriye kubaho, dukwiriye kugira urukundo. Nyamara ni kenshi mu mibereho yacu urukundo rujya rudushirana, tugasigara turi bipankara, nta rukundo dufite, tugasigara natwe ubwacu, kandi tuzabimenyera yuko natwe ubwacu tutari kwikunda. Reka turebe ijambo ry'Imana. Riravuga ngo ibisigaye mwese muhuze imitima, mubabarirane kandi mukundane nk'abavandimwe. Nyamara byagaragaye yuko bya bindi dukora byitwa urukundo
bigaragaza urukundo. Inshuro nyinshi hari igihe tubikora mu buryo twakwita ko ari uburyo bwo kugira ngo abantu badushime, bavuge bati urakoze kuba wankoreye ibi ngibi. Ni byiza, ibyo umukoreye biramugirira umumaro. Ariko ese wowe ibintu ukoze biherekejwe n'ikintu cyiza? Ese Imana yabiherekeje? Ese ibyo bintu wakoze imbere y'Imana, Imana iri kubibona? Rero ikintu dukwiriye gushishoza ni iki ngiki. Dukwiriye kureba niba koko imirimo dukoreye bene data iherekejwe n'urukundo rw'Imana. Tureke gukora imirimo rero iherekejwe n'urukundo rw'abantu. Navuga ngo tureke gukora imirimo kugira ngo dushimwe n'abantu, ahubwo dukore imirimo kugira ngo Imana yo mu ijuru abe ariyo idushima. Kuko byaba bibabaje cyane kubaho uri umuntu ushaka gukorera ibihembo byo mu isi, kandi Imana yaravuze yuko dukwiriye gukora, tugakora neza kugira ngo tuzabone ingororano. Nyamara mu isi ibihembo byaho bihita birangira. Urakoze, urakoze cyane rwose, uri umuntu mwiza, uri igitangaza, ukoze ibintu byiza. Nibyo, ni byiza urabikoze, ariko haranira kugira ngo bya bintu byiza ukoze bigaragaza urukundo, ubikora ariko byibura n'Imana yo mu ijuru iri kubibona, kugira ngo ushimwe n'Imana. Njyewe nicyo nakwifuriza umuntu wese uneze amatwi. Nifuza yuko twabaho tugakora ibirimo urukundo rwerekanwa n'uko Imana yo mu ijuru yamaze kubisinyira. Imana y'amahoro ikomeze kudufasha. Reka turebe isomo riboneka mu rwa mbere rwa Petero, ni ibice 3 umurongo waho wa 8. Haranditswe ngo urukundo rwa kivandimwe no kwihanganira akarengane. Umurongo wa 8, ibisigaye mwese muhuze imitima, mubabarirane kandi mukundane nk'abavandimwe, mugirirane imbabazi, mwicisha bugufi mu mitima, ntimukiture umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse, ahubwo mwiture kumusabira umugisha, kuko ari byo mwahamagariwe. Amen rwose. Kugira ngo namwe muragwe umugisha, kugira ngo namwe muragwe umugisha, kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi rwose, n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya. Ni ukuri, reka Imana idufashe koko twumvira ijambo ry'Imana. Ni ukuri Imana ibintu byose yanditse hano muri iki gitabo ni ibyo kugira ngo tumenye inzira dukwiriye kunyuramo. Gusa ntabwo twabyishoboza tudafite Kristo muri twebwe. Dusabe Imana kugira ngo izibane natwe, tubashe gusobanukirwa n'urukundo rw'Imana, tubashe kurukora, turukorere bagenzi bacu, kandi natwe twikunde. Kuko buriya umuntu atikunze ntabwo yabasha gukunda mugenzi wiwe. Ni ukuri, reka dusabe Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu.